Muraho mwese jyewe ndabashuje cyane ndizera mwebwe mumeze neza kimwe nanjye meze neza ndashima Imana. Jyewe ndashaka gusubiramo gato ibintu twize iminsi ibiri yashize. Ngiye gutangira mu magambo y'ibanze, mu magambo akoreshwa cyane mu bantu. Ngenda vuga harimo what, 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 iki, what, harimo which, gute, mu marenga niyo aravuga which, gute. Urugero, telefone hamwe na kompiyuta, wowe urahitamo iki, which, uhitamo iki. Ikindi cya gatatu harimo inde, mu marenga bavuga inde. Inde please ugomba kugaragaza isura iramuvinga. Iki, ute. Ikindi cya kane harimo where, mu marenga bavuga cyangwa bavuga wabona mu maso ndavuga ugiye cyangwa avuye cyangwa avuye. Urumva biri double sign language, ni uburyo wowe ushobora kubikoresha byihuse. Ngo ugiye hehe, abandi baravuga ugiye hehe, agatoki kandi akavuga ngo ujya ni ibintu bine ndangije kubicisha. Harimo gute, which, what, gatatu inde, kane hehe cyangwa hehe. Turakomeje. To be mu cyongereza bavuga tandukanya be. To be mu kinyarwanda bisobanura kuba be mu marenga be. Urugero, jyewe be teacher, jyewe nzaba umwarimu, be kuba. Mwibuke ni kimwe n'iminsi yo ku cyumweru, bitandukanira hehe, ahantu watangiriye communication uraganira n'umuntu arabyumva. Habayeho mu marenga avuga buke. Habayeho urugero, kera habayeho umugabo n'umugore, ugakomeza story, inkuru. Habayeho urundi urugero, habaye iki. Irindi jambo ryitwa mu cyongereza de, mu marenga bavuga ariko bakoresha cyane mu gihe uri gusoma mu cyongereza. Gutya no gucungura. Mwibuke mbere
bavuze gucungura amarenga cumi ushobora kuvuga gucungura ariko iyo uvuze umunwa rendi urara gucungura mu kinyarwanda ukareba ku munwa uravuga gucungura kimwe amarenga wayakoresha ikibazo buhanuzi ubuhanuzi umuntu uri guhanura umuhanuzi ikindi viziyo urugero njyewe mfite viziyo mu mwaka 2050 ngomba kugura indege viziyo ikindi intego objective intego intego njyewe mfite intego yo kugera ku kintu cyiza twakomeje document byangombwa document uruhare ntabwo byo gufasha uruhare wowe uruhare rwawe kwigisha ijambo ry'Imana n'uruhe soon ari hafi cyangwa vuba ari hafi soon agaca urugero Yesu ari hafi kuza cyangwa mwarimu ari hafi kuza kwigisha hari irindi jambo riba ku muntu ngo hafi biratandukanye guca hafi bisobanura ngo ni ikintu kiri hafi yawe urugero mfite umuvandimwe wanjye turaturanye cyangwa igikapu cyanjye kiri hafi ntabwo wavuga igikapu cyanjye kiri hafi biratandukanye kiri hafi ni ikintu gifite igihe gito Yesu ari hafi kuza yabyumvise